Barakubwira ngo umusore n'umusore w'umuhanga cyane yari umusore nyine yajyaga mu bizami wabonaga ibibazo ari kubibona muri test akabona kabizi gusa akiryamira kuri desk akamara iminota myinshi akaza gufata ikaramu ye mu minota 10 ya nyuma yarangiza agakora test nyine ariko ibisubizo byose yashyiragaho wasangaga byose bipfuye nyuma aho ngabo abantu yamara gusohoka ugasanga yiboneza zero gusa nta kintu yitayeho abo biganaga bakundaga kumwita Mr Zero cyangwa se izina ry'igarito mu mundo busanzwe gusa ari umuhanga cyane gusa ari ibyo yahishaga ubumenyi bwe kugira ngo azafashe papa we wamwadobuse umunsi umwe ku ishuri bagiraga ngo bazafata umunyeshuri urenze cyane mu marushanwa bakoze kugira ngo bazarebe umunyeshuri urenze cyane bazamuhembe. Tom yaje kuvuga ati ibanga nemaze iminsi misha ngomba kuza kurigaragaza nzagaragaje ubushobozi bwanjye birangije bigera igihe abanyeshuri bakajya babona benshi batari hejuru ya 50 wari wabonye amanota ya mbere afite 96 ndafite 92 ariko bageze kuri Tom bari gukosora arebye izina asanga afite amanota adasanzwe ari umunyeshuri wujuje abonye amanota menshi cyane aribaza umwarimu yose Tom ni gute umuntu wabagwanyuma mu ishuri yaje kugira amanota hejuru cyane baje wese kuza cyane abanyeshuri bagati ntago ibi bintu byaba ni gute ikintu nk'iki ngiki cyahoraga kibi cyanyuma yafata umwanya wa mbere kandi umwanya wa mbere wari ufite uwuba mu ishuri. Tom rero batangiye gusakaza ibihuha mu bandi banyeshuri bavuga ati Tom ashobora kuba kugira ngo abone muri uyu mwanya wa mbere aribye amanota yaribye ibizami akabona uwo mwanya wa mbere atangira kujya bamuvuga bakajya bamusereza bagaturiya yibye ibizami bye bakajya bamuseza no kuri papa we barangije bakajya basakaza ibihuha mbetse n'abarimu bakagenda banabyizera nta bimenyetso kandi byari biharari gusa bakajya bamutuka bavuga ati ni gute wiba ibizami ni gute wateza igisebe ikigo cyacu turashaka kugukura amanota yawe tukayakansoringa. Tom bakajya bamuhatiriza cyane bamubwira ati ibintu ko ntago byo ugomba gusaba imbabazi gusa Tom yabazwa n'ibihuha byavugaga kuri papa we gusa hari ibyo yahisagira abwira umwarimu asigara nta kintu asigaranye cyo kuvuga ngo ati ngiye kuva hano nonaha ariko ndaza kuvuga ko wajya kuryamana na maîtresse ndabizi cyane kuko ngewe nabibonye n'amaso yanjye igihe wajya kuryamana na maîtresse ndabizi neza cyane abari bose byese bibatangaza batangira kumubwira ati nta mbabazi ndi bubereke ahubwo ngewe ndashaka kugira ngo menyekanisha ukuri. Yaje kumenya ko Tom n'ubundi bamwibeshyeho Tom akusohokana confidence nyinshi cyane aragenda asigaho barimu be Tom ko yari afite ibanga n'undi yari yabihishe n'ubundi yaranje kurigaragaza. Alice yaje betinga na chance wa munyeshuri agwambira abagira ati nituza gusanga Tom yarakoze ibintu byose mu bushobozi bwe akaba yaragutsinze muri yandi y'amafaranga muzayagabana kimwe cya kabiri nanone nidusanga Tom yaratsinzwe uzankubita 10 zo mu isura ariko yabivugaga rwose ubona ko afite confidence yumva ko bizaba ariko nanone n'ubundi nubwo batavukanaga bari bafitanye isano itari kure cyane kuko yaraziranye na uncle we ndetse bari no mu kigero kimwe bari barakuranye nyine gusa iki gihe nibwo ibintu byari bigiye gutangira. Kora follow nurangiza ujye gukora subscribe ku YouTube channel Shafi Entertainment kugira ngo ibintu nk'ibi ngibi ujye ubibona ku gihe kandi bimeze neza.